umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Batinyuka njewe bandire imirima sha urasandusha kuburana. Umafefe niyo nkoni ndagiye rero. Uranabica mwandegera. Ngiye gutangiza inama kugaragara hano. Uratinyuka ukaza kwita umugore wanjye mu mbogo wanjye hani soni. Dore nakagara. Hani soni bijo. Wamukubise ninde? Mama mwana umenyere. Uratinyuka yinjira mu rugo kwa nkora ku umugore wanjye nindakoreka. Oya uzakore ku bindi, uzakore ku isambu. Ariko bijo sinkene kubona ukoze iyo mizozo y'intoki zawe ku mugore wanjye. Ariko bashije bako yankurisa. Yakusa gusanze. Wowe naho dikera kuwa. Sinyine nakushinjura. Mbarero. None muje no kunkubitira mu rugo. Wewe wanzi mu rugo nkande. Oya nje nari nje mu rugo. Umbase. Bavye ko ntereye urugo rwanjye. Numva. Nje nje kukubaze nti. Imbago yanje wayimuye ubibwirijwe none. Reka gutangarize none. Reka gutangaze imyanzu. Imbago ndayishinguye maze kwishingaho yahoze kera. Empoy. Nanje rero ntago tuje kuburanira hano. Ndabisoje nisuje ubutaka bwanjye. Imbago nzisuje ko zahoze zimeze muri 2006. Tuje mu muvunyi nta kintu. Bose nanje. Noneho uzandega ushaka. Hani soni. Reka narakihoro kugira ngo ntamahane ngira. Nakanga. Hara cyo kabaye. Nuyu. Zimaga. Cyabaraye nakubwiye wabaye. Ndi kubona ibintu ureba ntabwo uri kureba. Inyuma gato. Hari umurahengekana. Umva tugenda ujye kuruhuka we wasinze mu. Sio. Asi, urasi, sheri urasi. N'indi nzoga wongera. Irega byakunaniye bite byawe. Tugenda ujye kuruhuka. Umva tugenda ujye kuruhuka. Wananiwe ntugahatire. Urasi. Atiraga gutya. Sheri. Aya ngo nzakureka. Gabanya urusaku bakigoshaho umutono mu kibuno ntabwo guritura. Nanjye rero ntabwo tugiye kuburanira hano. Ngiye mu mategeko ngiye kumuvunya. Ndebera cyangwa igipapuro nacyo ngende ugende kari mugende umva ubyare nko kubyara gato nababwira ni mpama ya mu Yihishe ngiro mukora Yihishe mukora Yihishe hani so bana we wandeza amazi bana we ntushimwe nkubwize ntushinga namukoma ngagagira atazanye hano turi wacu twabari batanoneho iki kirekare none ufatana iki kintu twigende umva murye turye sibyo mwumvise umva hano hazaga umuntu niba butari munabizi kandebera bigiye kabura mahato shari Kadogo. Yego. Swache witaho. Utiki. Cyawo gutuma kuri farumasi urahazi. Zareze barabyivu. Nta magambo. Utari kureba neza. Sikujye tugambo twinshi. Kada, abantu muramwa mukamwe nk'abatagira roho mutagatifu. Ashika aho ngaho ariko. Yego. Utugiye kuri farumasi urahazi. Yego. Ibyo ndi kukubaza. Ndahazi. Sibyo umuntu amubwase byamusubiza.
shabuze bibiriri bya action koko ibyawe se ese n'ibyawe n'undi kubigurira ibyo bivura iki ibyo mutwe birumvikana wazinywe ukazihamya mutwe ubyuka kurya ufite amagambo menshi biteye ndetse nashidikanya ko n'amaguru adafashe ngo iki nese warampagaze ku yawe impamvu watera utambwe uhagaze sisobanuye iki ntumada abaza abategetsi b'iyi minsi muri yeza we nonoshe mamukuye ufite telefone harya kandi uyibona yewe gusa mugabanye inzoga ngira nimero zawe mvana amagambo inzoga ntizivura ibibazo ahubwo zirabyongera urumva kaduwamba bari ukambwira nimero zawe ukamvana amagambo zirebemo araba nzizi mu mutwe se kwamuza moko y'inzoga umva ko tuza amoko nimero zacu ese ibyo bizajya ushamo pose mu byo uvuga ko akira tuza ibihumbi bibiri ugenda ubazaranga sinibuka umva neza ibyo wihute mugabanya amayoga kandi usa ntacu uri bube singu n'ikizima we bebe Narayimuza shonje umva ibintu bijyanye n'imikati y'abakozi. ubwo salamu shema Ese watse ni juice sibyo? okay birasa oya ibyo funguro yabateguriye ese mama wanditse akabanza akarya ibyo namuteguriye nawe ntiyarya ibyawe urarebye usanga agiye umwana wanjye ntaguye kumutegurira urarebye usanga umwana wanjye adakwiye kurya ibyo namuteguriye okay byose nabijya oya amafite ntabwo ari meza ariko ukuntu birasangana arabyibushye ntabwo ari byiza ariko kumuha mayoneze n'amafiriti ubwo si inkoko iramugwa oya inkoko arayikunda ndabizi ariko kuva na kera ntabwo akunda ifiriti ahubwo umaze kumwigisha gukunda ifiriti ariko yansabye kumukorera umugana mwana oya yari yansabye kumukorera ifiriti sheri wansabye kumukorera ifiriti kuko namubwiye ngo muri ifiriti kuko niyo nshaka kurya bitwaye iki bite kumwa kari busheri umva rero birasaba none ni wishimye umukobwa ngo ni umwari umwana akazuba gahise kagenda mana yawe wazaniye amazi yo kunywa ariko se papa umwana noneho ko mbona uri kundembana koko eguka basi ugerageze umwe duke aranduriye mwe ndimo ndacibwa ariko papa umwavu ntago bakuroze nta muntu wamboga we papa umwana ngende no gukeka ko bakuroze pe nanarurwo nawe ndozwe n'iriya nyana y'imbwa ngo nibije kandi niwe wakuroze ariko aramutse ndoze bareba icyo namukorera usifana yanjye namugirayo namugiraho nkamuhinahina ku buryo wamuhinahina se wapfuye umugwagasi yampemukenda atashye uko bw'umwana wanjye we
none se basi tujye kwa muganga. Ariko papa umwana kuba uri no kunywa amazi akakururira ubu ntabwo bishoboye bijakuroze nakariya kagore ke wagira ngo ni akantu kadasobanutse. Papa umwana uzi reka njye kureba ndi bwitabaze koko ngiye kureba agashamuro basaza amfashe tukujyane kwa muganga. Ubuse ngiye kumuzana nawe ngasanga ari we wakuroze. none aka kazuba karagiye. Reka nze ndaje njye kureba agashamuro ndaje sibyo. we mari Bikira Mariya we Nyagasani Muhammad we. Ngira ngo urabona ko umugore wawe isezerano ari hano muri iyi nzu. Sunda gutekera nkanda. Agutekera nkandera? Akira mwana wa apeti. Kusema twaje kubana. Baje tugerageza. Umva ababoyi bajya mu gikoni. Undi ari mpamvu uri hano wicaye. Madame arahari umugore w'isezerano ahari. Umwana ari kumwe na nyina, ari kumwe n'umugore w'isezerano. Wowe ufite kumukorera chips nazikoze. Noneho rero nanjye namutegura ibyo namutiye ntabwo nzi namenye ubundi washyizemo ibiki. Kuki ushaka guhanga? Ntabwo mpangana nawe, harwo ndi mukeba wawe. Wowe wita mukeba wawe nabwo wibeshya. Nta nubwo wandi kumubona. Okay. Rero ngewe nyubahanye ku bukwe uri ku mwana wanjye agifungura namuteguriye. Ndakubaha niba umugabo atsate kumukorera chips nazikoze. Ibintu byose ni Kuki mushaka kumusaza? Enjoy. Oya ariko sasa nk'ibi ni iki? Sheri byari biryoshye. Ubwo se urifuza yuko abyirirwa? Kamubwira umwari. Nta burenganzira ugifite muri iki cy'uburasa. Umugore w'isezerano yaraje. Iki mushaka? Urire mwana wawe. Busura rebuka birasa n'umwana muto kutamenya ahita umva. Undi hano kureberera birasa. Ndabizi abagore babiri mushobora no kumwica. Namenya washyizemo ibiti. Iki munsi njye nazi. Bye. Ako gasuzuguro usigaranye nakiki. Ako murandebera we. Ewe, ese reka utagiye kwiyahura kuko ndabona ibinini ari byinshi ta. Igihumbi byose. Siko bingana n'imyaka yanjye. Ntabwo usuzanye ibyo nagutumye. Cyota. Amagambo menshi. Ibyo byo guteka biriya birayi. Urumva? Ugure n'inyama zo mu nda ushyiremo. Koko. N'ibirungo byinshi byo mu nyama. Agitangaza ye hageze ndabona ko ntabyo nzi. Ibyo utazi. Guteka ibintu nk'ibyo ngibyo. Guteka bate? Kindi nk'umuravumba. Hangaza akazi mafite. Urupangu n'urwanjye. Ninjye urusunika, nkarufunga nkafungura. None nahari wabyikorera. Ngo iki? Icyo maze ahanga nshoboye ni ukurya no kwicara hano. Ese ufite amagambo menshi ubundi niba utazi guteka uwakwirukana ukagenda tugashaka undi. Nese yenda uteka birabiri. Igitangaza ye ugiye no kunyirukana ko mvuzanya amahani. Niba byiza rero wavana ukagenda kansigira uwo twari turi kumwe. Dore ko ari dushobokaye. Ntigeze ambwira cyo da. Wenda umva ufite amagambo menshi ahubwo kurusha yanjye. Kandi mabi asesereza. Umva ntababara se garanye ndi umuntu. Ntacyo maze. Ariko unwiki. Urangirira bwishinzi. Urarenze. Mu buzima bw'imba. Umva reka umwari nzamukomesha azapana agenda. Anisore. Ubundi saratekera umugabo wa nkandi. Ese ko kuki utazindutse gutekera umugabo wawe? Aho utarigenda hari. Sibyo? Izo nkoko ntiziryoshye. None ukamubwira. Uzukosa amashuri. Umeze nk'abandi bamutuye. Yewe niziteka ariko. Ariko nanjye uzanyigisha. Oya ntugire ikibazo mama. Makira ndagukira cyane. Ko n'undi zira ziri mu muhanda. Akoma uramuhaye. Amubwire birasa mbonye ayisaramuka. Sisi reka mubwire. Birasa agomba kugukunda abikunze atanabikunda. Ntuzava. Mama nakununge sinzava hano. Hanyuma irishya. Sinzava hano. Ubundi ibiryo yanze twamenya birimo iki. Ibi biryo muze kubipusi tuze kureba ko nta kibazo. Asema irapusi urayikunda rwose ubwo sipfuye. Ariko twatumenye neza uwo turi kumwe nawe wari we. Niyo yitapa.
tuyiroga ipfe urumva mubeshere yuko ari yari urashaka gusikanje ndagakunda karaga buzuza ukuntu kanyikundira karaje kamusanga ngaho ngo mutuze ariko aho magambo yose ufite uba wanyweye ibiki muri iki gitondo noneho ninjye ubwira gutyo ndashaka kuba atari wowe ariko nkabwira ikikurimo karacyo cyakumva kikakubwira kubeshya se nese niba utazi guteka ukora iki hano nkeneye kumenya akazi ukora ni akahe ahangaha ngenda arya nkicara ku gipangu kurya gusa none ubundi ukicara cyane si mu shema yamukuye baby muhamagaye se azamara iki akwirukana uvanga dushaka undi nese ninde uri buteke kandi abantu barashonje utazi guteka umuntu ufite amagambo wagira ngo agacuma k'amagambo kamutereretse ku munwa neza neza uzi amagambo ari kumbwira si umusazi none wamukuye urambekera we ceceka kandi nakubuje ubwo bugambo bwawe kuki utumva ariko ufite ikimenyetso se hituvana sohoka genda ajya kuvuga ibintu ujuza umuntu ntakavuge nawe umuvuge ageza n'inyandiko bigaragare ngaho nyumvire ariko wagira ngo ugiye karanandoze hasi aka njya mpaza kukirukana ariko numva rekana wagira ngo ni agasozi neza madamu ushobora gukora iki hano iki kikuzanye vuga vuba ibikuzanye byose numara kuruka tubura wasaje kuvuga umugore w'ikigwari gusa wowe urifata ugata umugabo wabona umugabo amaze kumera neza ugashorera n'umutwe ukagaruka agaruka na sisi wanjye iwawe ndagira no mumenyeshe ko aho uti wawe harahindutse habaye aho undi mugore uri kumva ibyo by'umwangisha ngo warasezeranye isezerano se niki umusazi niba utarize rero reka nze nkubwire icyo amategeko avuga runo rugo ni urwanjye dufitemo uburenganzira 100%. uriya mugabo wo nguri kubona twakundanye imyaka iyi imyaka 5 kubyumva neza twitana sheri shushu wumva ibintu byose ari munange rero sibye ko rwose uriya mugabo cyakora ndagushimira rakoze kuba niba waramuvuje niba atari wamuvuje simbisi nyine no kubimenya gusa icyo twapfuye nuko ari ikiremba rero ndagira ngo mwibutse neza ko aho wicaye mu ntebe wicayemo wabisanze muri uru rugo kandi ubisanga muri uru rugo byaguzwe nanjye ikiremba nyine ongera usubiremo yari iki yari ikiremba nyine byarakunaniye kubisiporta ngiye wabashije kubisiporta hamwe ngo warakoze ukeneye amafaranga yose ngo tukwishyure mama ntabwo nari hano ariko gukorera amafaranga nuko rero umvire mu rugo runo rugo n'urwanjye amategeko anyemerera kuba hano wowe uri indaya uri inshoreke isa niyo nahamagara ntakakaye umva wasohoka nk'imbwa iriya wumboye nagenda ivuga ngo hu karaho mubwire n'amategeko nzi neza ko adashyigikira ko abantu babana umwe adakunze undi ntabwo agukunda sheri ntabwo narizi gutiza ntabwo agukunda ikindi kandi reka kwisekesha umwari we ntabwo wize musobanura amategeko icyo avuga ndamutwite abikoshye imana uzi abantu bafite kandi ushobora gusanga uyu mwana arusha amategeko y'uri kuvuga umva rero kuri gutora amatwi yawe urumva ngusubize iwanyu mu cyaro aho wavuye niba utazi icyo amategeko avuga wowe uri indaya wowe ahubwo unarebye nabi no muri gereza nakujyana nkagushyirayo ukuri kwangiza umutungo w'urugo rwanjye urabyumva neza rero iki kinyendaro twite muri iyo nda yawe iki kinyendaro ntabwo cyemewe n'Imana nicyemewe n'amategeko urumva nijye nemewe n'Imana ko narasezeranye mama nambara agatimba nambara ivara baranywa Imana irakwemera ariko si umugabo baranje baragenda baraguterura barakuzana umugabo mwasezeranye wowe katakwemera umugabo twasezeranye ndetse twajya gusezerana atanyemera ahubwo ubwo buzi bwawe mufite wajya ugakura iwanyu ubusubize wanyu kwanyu ko nicyo kinyendaro cyawe kandi utwara rego urireba ntabwo nari sikuzi kuvuga ufite urusaku rwinshi mu matwi Tereza ngana ngunda la li la la li la li la la li la la li
Gashamu. Oui. Mwaramutse. Mwaramutse. Nabashakaga. Ni amahorora. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Amahoro. Wambabariye ko ari imbabazi ngusabye ukaza ukandebera papa umwari kwabyutse yandembanye ukandebera ikibazo afite koko. Yabaye ikizi? Yandembanye kuva mu gitondo sinzi ikibazo afite. Mbabaruze ujye kundebera. Urasobanye n'ibintu bikomeye cyane. Bikomeye papa umwari ntabasha no kubyuka ahanari. Ubusa mpfanye koko. Cyangwa bamuroze. Ntabwo mbizi nanjye nibyo ndi gukeka mbabarira uzundebere. Reka nze neza ko tugenda. Kugira ngo igufuri yanjye nayo n'ahantu nayisize. Baraba bakwibikise ngwino tu. Ngo uhore wumve. Urabanye ibyo. No tuve kinozo nta n'ikintu kirimo se. Simba nasa ari bivoka birunzemo ubu nibyo bari bukwiye. None se byo babijyanye. Wari wabona umuntu wera voka kusetsa. Ase Gashamu waje tukagenda nta kintu bari bwibe pe. Uzi ko sigaye zigurwa ku kiro. Cyangwa reka tugende ndahita ngaruka ntago ntinda tugende. Ariko narakubwiye ese umuntu waresaga. Kango indazigira urusaku uri kuduhira indaya wowe waje gutwara umugabo wanjye indaya ni wowe yaje gutwara umugabo wanjye ubu mushyize aha yavuga ko umugore we yemera neza yavuga se tugiye mu mategeko se basanga ariko ayo mategeko uri kuzana turagendera ku marangamutima y'umugabo muri aka kanya kubera agaciro kurenza niyo mpamvu niba utanabyara ntabwo ibyo binde babinyusa ntabwo ibyo binde waba ubyara waba utabyara ayo mategeko yawe uri kuza kundataho nta gaciro afite muri aka kanya ikindi kandi ndagira ngo mwigire fata utwaye twose unsokera ureke kunteta urumva fata utwaye twose usohoka utwo nyine twangushe utwo ntabwo mvugana nawe arakumbwira se yajya kukuganiriza wowe uri iki mbare ninde sohoka mu cyumba ndavuze ngo icyakuzanye hano niba wikunda aricyo usohoka niba wikunda kandi witinya rukumva ahubwo se njye uranzi umva inshuti unyumva kuri radio nurambona kuri televiziyo ngaho haguruka ntaho ngiye haguruka ntibure mu cyumba ari njye nawe ni ndukwiye gupotera rwose so ukinsanzemo mu kinyabupfura cyiza unabivuze neza cyane ngo nyigusanzemo ngakimuremo niba wiyumva kimuremo urebe ngo imbwa zirakurya ibeshya unkoreho nkoze iyo mitwe y'intoki nkwereke ngushwanyaguze ngo mwara aritonde ko umuntu nisha wowe ukarambona mabere nyoko sohoka kangire wasingakazi we namba hano irizaha umbaye ndakwitse nundi munsi niyo ndakurimo urashaka nicona mwica nkakuramo ingoto ndebere n'ukuri kw'Imana ngende kubona umugabo wanjye bamuhumanyije ndebere ukuntu ameze Rudoviko mbona warembera nibaze ko ari kunywa n'amazi amazi akamunanira akahita ayacira nyamara bandogeye umugabo reka mubwire ibi bintu narabibabwiye narababwiye ngo muve mureka kujya mwirirwa mupfa amasambu ubuse kapfuye akaba yisize sinabibabwiye ibi bintu nawe uravuze se ngo nibishoye bisha bamuroze surambwe se ngo rikuze none subazize iki sinabanye ntabwo yayihinga we ntabwo yayihinga se utariho reka nkubwize ukuri Gashamu uriya mugabo aramutse andogeye umugore dore imbere y'Imana ni kuzimutwagira uriya mugabo aramutse kurogeye umugore nako aramutse andogeye umugabo reka nkwereke ikintu tugiye gukora reka tumujyane kwa muganga none se uragira ngo tubigenze gute ushobora gusanga turi no gukeka ngo ni amarozi atari nayo cyose twamujyana kwa muganga tukareba yewe ndabizi neza ukuntu indwara zifata aya ni amarozi nta yindi ndwara yagira umuntu gutya oya ariko nabwo rero dore ikibazo abantu bo mu cyaro ikintu bazira cyane cyane kinini oya yiboneje niko mwanya mabi muri mu biki
muri mu bikira niko ndashaka kubabaza ninde wabwiye ko urugo rw'umwana wanjye ari igobe mama imbwa ubonye hano mwese noneho se ninde wabwiye ko hano ari mu marogi aho abasambanyi bahurira sanze muri mu biki ese bamwe bandi bari gusambana ese muko ubundi uri umunyarwanda uri umunyamahanga uri igiki harya burari igiswahili navuze nzi ko ndi kuvuga ikinyarwanda njyewe ni ibi byo kwizera ngo ni amarozi ukaza gusanga ni n'amarati ubwo uratekereza ko ngewe ndi umwana imyaka mfite nyoboye kureba umuntu warwaye malariya cyangwa warwaye igifu cyangwa warwaye iyindi ndwara ndi kukubwira ngo aya ni amarozi urumva ibisa ntabwo ari byo byishe umugore wa Semana wa hano hepfo ndi kukubwira ngo umugabo wanjye bamuroze umva ngo aramutse murozi yamuvunira wese wamuvunira umureheto wapfuye oya ariko reka nkubwire mu mwanya nyamara ushaka ureka tumujyane kwa muganga se nibamutera urushinge akahita apfa ntabwo bahita bamutera urushinge none se urumva bari bumukorere iki reka tujyane umuntu kwa muganga papa umwana basi reka bagufata urumva iki kiri kwikwankamo hano ubu wambaye ute yego ko mwana wabuze se niko mukobwa niko se muhu mu rugo rw'umwana wanjye niho waje gushakira umugore nise nkoze ikigo usibye kuza ugasanga ndi muri telefone ntabwo nsanze musoma ntabwo nsanze mufata urashinyika iki wowe urashinyika iki ugasa nk'inyama y'inyoni excuse me byose uvuga ni iki nakubaje ngo ubundi warerewe he uri umunyarwandakazi uruwahe maze rero njye ntabwo nshaka guterana amagambo nawe ndabona ndebye nawe wananyurira ndavuze ngo mbare rimwe mwapakiye ibintu byanyu byose mwavuye ahangaha ndavuze ngo urugo rw'umwana wanjye iyo myaka ntabwo nyishakamo ntabwo nkeneye umwaka mu rugo rw'abana banjye ntabwo bavanga ngo ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura detoxification ikura imyanda mu mubiri hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye amibe igifu umwijima diyabete asima sinezite abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore witinya kumugana kuko aragufasha rwose muganga matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi amahuherano amategano ndetse n'akarande zo mu miryango muganga matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo muganga matovu ni metero 150 ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe ubuvuzi gakondo isoko y'ubuzima umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze